Muraho neza abakunzi b'Isezerano TV, wowe utarakora subscribe kora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana. Reba impamvu abagore n'abagabo bakwiye kurya watermelon kenshi. Watermelon ubishatse wayita umwungu cyangwa igihaza cyo guhekenya, kuko ni urubuto rwera ku ruyuzi, rugira indabo zisa n'itutu kandi rufite bimwe ruhuriyeho n'ibihaza. Uru rubuto rukaba rufite akamaro gakomeye ku buzima bwa muntu. Uru rubuto rumeze nk'aho nta cyanga rugira, uba wumva ari nk'amazi arimo agasukari gake. Ni urubuto rwuzuye umutobe rworohereye, rurimo utubuto duto tw'umukara. Ni isoko nziza y'amazi akenewe kimwe n'izindi ntungamubiri. Uru rubuto ruribwa baruhekenya, aho kurya icyo gice gitukura. Ushobora kandi gukamuramo umutobe akaba ari wo unywa. Watermelon wayisangamo intungamubiri zinyuranye, imyunyungugu na za vitamini twavugamo vitamini A, B1, B2, B6 na C, calcium, magnesium, fibre, proteine, potassium na lycopene. Akamaro ka watermelon ku buzima: kubera ikungahaye ku mazi, ni nziza mu gihe cy'ubushyuhe no kurwanya inyota. Uru rubuto rubamo calories nkeya, muri grama 100 harimo 30, kandi nta mavuta menshi abamo, bituma ruba urubuto rwiza ku bantu bose, yemwe n'abarwayi ba diyabete. Ikindi kandi rufasha mu gusohora imyanda mu mubiri. 19% bya vitamini A umubiri ukeneye ku munsi uzazisanga muri uru rubuto. Muri grame 100 harimo grame 569 za vitamini A. Iyi vitamini y'ingenzi mu kureba neza no mu budahangarwa bw'umubiri, kimwe no kugira uruhu rwiza ruherereye. Irinda kandi kanseri y'ibihaha no mu kanwa. Uru rubuto rukungahaye kuri flavonoids zinyuranye nka lycopene, lutein, beta-carotene, zeaxanthin na chitosanthine. Izi zose zizwiho kurinda kanseri zinyuranye nka kanseri ya prostate, iy'amara, iy'amabere, ibihaha na nyababyeyi n'urwagashya. Kuba uru rubuto rukungahaye kuri vitamini C, kimwe n'ibindi bisukura umubiri, ni rwiza ku ruhu. Icyo usabwa ni ugukuba igisate cyayo cyangwa gukaraba umutobe wayo ku ruhu ahatangiye kwangirika cyane bitewe no gusaza. Ibi bizarusana kandi binarinde kongera kwangirika. Umutobe wayo ufite akamaro nko kurya urubuto. Nubwo inyanya zizwiho gukungahara kuri lycopene, ariko uru rubuto ruzirenzeho. Muri grame 100 harimo 4532 megagram, mu gihe ari urunyanya wasangamo 2573 megagram. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ibi birinda umubiri imirasire mibi y'izuba. Kuba muri watermelon harimo potassium bituma ruba urubuto rwiza mu mikorere y'umutima, harimo kuwurinda gutera nabi no kurinda umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Si umutima gusa, kuko binafasha mu gusukura impyiko, bikagabanya acide urique izwiho gutera indwara ya goutte mu mubiri.
Kuyirya bituma unyara kenshi, ari byo bizafasha impyiko gusohora imyanda. Ku bagabo, kuba wotameloni ikize kuri ariginine bibafasha kurwanya uburemba kuko yongera ubushake bwo gutera akabariro, ndetse ubwo bushake bugatinda. Muri make ni Viagra y'umwimerere. Si ibyo gusa kuko ifasha n'abagore bongera ububobere, bityo bamwe bahimbwe ba Mukagatare abafasha kwikuraho igisuzuguriro. Tuzasangamo kandi vitamini B1 na B6, vitamini C na manganese. Ibi byose bifasha mu kurwanya mikorobe zandura no kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Impamvu ugomba kwihatira kurya wotameloni. Wotameloni ni urubuto rukungahaye ku ntungamubiri nyinshi zitandukanye, ndetse rukaba rugirira umubiri akamaro gakomeye cyane. Uru rubuto rumaze kwamamara cyane, rukaba rushobora kuribwa mu buryo butandukanye, nko kuba warushyira kuri salade ndetse ukaba wanarurya ari rwonyine. Abantu benshi bakunze kurya uru rubuto, nyamara ntibazi akamaro rugirira imibiri yabo. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru cyandika ku buzima bita Le Climat, mu nkuru bahaye umutwe ugira uti "4 reasons you should eat more watermelons". Tugiye kureba impamvu enye kurya uru rubuto ari byiza ku buzima bwacu. Impamvu ya mbere, wotameloni ikungahaye kuri vitamini zitandukanye. Wotameloni ikungahaye cyane kuri vitamini A. Iyi vitamini ifasha cyane amaso gukura neza. Vitamini C yo izamura ubudahangarwa bw'umubiri, ikarinda uturemangingo kwangirika, ifasha amenyo kumera neza, ndetse igafasha imvune gukira vuba. Ndetse na vitamini B6 ifasha cyane ubwonko gukora neza. Impamvu ya kabiri, wotameloni irinda indwara z'umutima ndetse na kanseri ya prostate. Wotameloni ikungahaye ku kinyabutabire bita lycopene. Iki kikaba gifasha kurinda ndetse no kurwanya indwara zifasha umutima, heart disease, ndetse na kanseri ya prostate. Niba rero ushaka kwirinda izi ndwara, ni byiza kwimenyereza kurya izi mbuto za wotameloni. Ingingo ya gatatu, wotameloni irinda indwara y'umuvuduko w'amaraso. Wotameloni ikungahaye kuri potassium. Iyi rero ifasha kuringaniza umuvuduko w'amaraso, ndetse igafasha imikaya y'umubiri ndetse n'imyakura gukora neza. Impamvu ya kane, wotameloni ifasha imitsi y'amaraso gukora neza. Wotameloni ikungahaye cyane ku byo bita sirituline na amino acid. Ibi rero bifasha imitsi y'amaraso ndetse bikanatuma amaraso atembera neza mu mubiri. Wowe umaze kumva izi mpamvu ukaba utaryaga uru rubuto, ugomba gushakisha uburyo wajya ururya, kuko rugirira umubiri akamaro. Murakoze cyane. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe ku Isezerano Rishya, ku Isezerano TV, kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana. Hasta la vista.